neza. Hari umwe mu bantu bansabye ko namusobanurira uburyo ushobora gukora ibintu bita QR code muri Excel. Kugira ngo rero mbashe kumusobanurira neza, byansabye ko nkoresha ino tike naguze ejo bundi njya kureba umupira wahuje Rayon Sport na APR wabaye muri ino weekend yashize. Ngerageza kwibaza ino tike ibaye ikorerwa muri Excel byagenda gute. Niho natekereje kugira ngo mbibereke neza. Hari ibice bigize ino tike nibyo nahereyeho. Hari block, hari seat, hari interest, hari location, hari name, hari time, hari door open, hari price n'igihe ino tike iguriwe. Nagerageje rero kubimwereka ariko nkoze tike imeze nk'iyi ngiyi. So video yacu igice cya mbere kiraba ari icyo kudesigninga ino tike no kuzana amadata. Igice cya kabiri kino video kizaza ku buryo ushobora gusikana zino QR code and then ukaba wa retrievinga data. Design yacu rero yo gukora ya tike igizwe n'ibice bitatu. Nagize ibice bitatu ariko ushobora kugira ibice byinshi, nuko nari nakoze akantu kari simple. So iri buze kubamo rero utuntu twinshi byansaba ko no gusobanura kamwe buri kamwe, ariko nagerageje kubikora mu buryo bwihuse kugira ngo video itaza kuba nini. Hari igice nashyizemo like categories z'uburyo z'ibyicaro. Hari iki cya regular, iki gifite 5, hari icya 10 n'icya 15 cya VIP. Nakoze na tableau nakwita ko iri kubika amadata. Ndangije nkora na tableau navuga ko ariyo yaba irimo itike mu gihe waba ushatse kuyiprint. So mu by'ukuri ya tike yacu iba iprintinze nuko yaba imeze. So uze gufata like telefone yawe usikane ino QR code, urahita ubona izi data zose ziriho hano. So twabikoze gute rero? Tugarutse kuri ino tike yacu ni twabanje dukora ibiciro na categories bitewe n'itike waguze. Turangije tuza dukora ino table. Ino table ntabwo ndi bukwereke ngo nayikoze nte cyane, ngira ngo abazi uburyo bakora table. Niba dufite wenda name, kagira maybe age, ushaka guhita ukora ino table urayiselectinga, then control T, then uhitemo izi table as headers and then uklik OK. Table yawe birangiye. Iyi table ikoze gutya igufasha ko amaforome yose ukora igihe uri kugenda wongeramo data agenda yigenerating. So twafashe ibi data zose turi buze gukenera kuri ya tike yacu tuzigira as header y'ino tableau. Dufitemo ID kuri ya tike iriho, dufite event name, ihuriro ni mu mahoro, dufite place ni stadium, dufite itariki event izabera twazishyizemo 20 na zingahe,
twashyizemo noneho umuntu uguze tike. Ibi ni nk'uko data ziba zigaragara muri database ya bano bantu bagurisha amatike, ni uko zigenda muri database yabo zimeze. Dushyiramo block, turangije dushyiramo seat. Nubwo iruzi yanditse gutya ni uburyo bwa selection. Abatabizi nayishyizemo gute, uzamo hano muri data, ukaza muri data validation, then ugahitamo list. Hano iyo ushaka kuzajya editinga ino ntuzabura disablinga. Reka wenda shyiremo na M5 kugira ngo muze kuyibona mbere byagushyira kuri M4. Reka dushyiremo M5, click OK, then urabona na ya seat igiyemo. So dufite interest none bikoze kuriya. Nshyiramo A to F. Izi ni za regular. Izi regular zo uburyo nazikoze, ushobora gukora icyo bita data validation cyangwa ugakora icyo bita muri name manager. Icyo nakoze, nafashe zino nuze eshatu, ushobora kuzandikamo cyangwa ugakora icyo bita name manager. Name manager bayikora gute, uza selecting ino column irimo zino data, uze muri formula, uze muri name manager, click new. Reka tugire like seat ticket category, then do click OK, then close. So nituza muri ya location, nitujya muri data validation, nari nazishyizemo nkoresheje bwa buryo bwa mbere nakoze mbitayipinzemo, ariko ari ibintu byinshi ntabwo wazabitayipinga ngo uzabirangize. So ndajyamo mbisibe. Ubu n'ubundi buryo wakoresha muri data validation ukoreshe name manager. Ukandemo mo hagati, ukande kuri F3, nukanda kuri F3 irahita izana amaname manager yose ufite. Ni iyi ngiyi imwe nashyizemo ya ticket, then nkirike OK. Nze hahandi niba nshaka kuba nakweditinga nkirike OK. So urabona n'ubundi ya matike ya masiti ajemo. Bino nabitayipinze bisanzwe, nibi nabitayipinze bisanzwe. So price ni nacyo kano gataburo kamaze. Nagize ku buryo nuzajya uhitamo buno bwoko bwa seat uzajya wita buzana n'igiciro cyabwo. So niba utazi uburyo formula ya VLOOKUP ikora, nakoresheje formule y'ikintu bita VLOOKUP. So nta kindi, urandikamo VLOOKUP, noneho uhitemo reference yaho, nicyo bita lookup value iyo data uri bujye uhitamo, ushyiremo virgule, uze uhitemo uselecting ya taburo irimo bya bintu ushaka kwireferaho. Nurangiza, kubera kugira ngo hataza kuzamo error, hari icyo bita data calling cyangwa kuzirokinga. Urakandamo hano hagati, ukande kuri F4 kugira ngo zino data niziza kujya muri next column, next row, zitaza kujya zikomeza ziki-incrementing. So ushaka kuzamenya uburyo bino bintu bikora, ntabwo uri buri gihe ufunga row na column, biterwa n'icyo ushaka. Ushobora gufunga column, ushobora ufunga row, biterwa n'icyo uri gukora. And then tubikomereze, ushyiremo column irimo ziriya data ushaka kugira, ziri muri column B cyangwa column ya kabiri. And then ushyiremo exact match. Nurangiza ufunge parenthèse. Urabona ko bise byizana.
nimpitamo regular irazana 10, nimpitamo VIP izane izi data zacu. So dufite column ya QR code, iyi ndaba nyiretse. Then tuze aha uburyo na summarizinze, nafashe zino data zino zose kuva hano kugera hano, nzisamarizingira muri column imwe, ari nayo ndakoresha generating zino QR code. So naho nashyizemo formula, wayireba wazagira icyo ushaka kumenyaho. Iyi formula ni uburyo nk'uko ubizi, iyo tugiye muri cell, dufate cell hano hirya imwe, ndashaka gushyiramo Mona Lisa na Ntakirutimana muri column imwe. Nguyu Mona Lisa, nguyu na Ntakirutimana muri cell imwe, kugira ngo nandike Mona Lisa aze ku mwanya wa mbere, Ntakirutimana aze ku mwanya wa kabiri, biragoye ariko birashoboka. So ndandika maybe Mona Lisa, nindangiza nkande alt enter, kiriho number 2, kiriho Ntakirutimana. Ibi birakunda. Utari ukaza aka kantu niko gakorwa. Ushaka kwandika data nyinshi muri cell imwe, iyo ushaka ko iyari ikurikiye kugira ngo ujye munsi yayo ariko biri muri cell imwe, ukanda alt control, no sorry, alt enter, bihita bijya munsi. So iyo ushaka rero kubikora muri formule, wenda nshatse kubibasobanurira, ubanza rino jambo concatenate. Concatenate no gufata ibintu byinshi ukabihuza. Hano urabona navuze table header 1. Table header 1 ni no title yitwa ID. Kano kantu nashyizeho kitwa end, shyiramo tuno tuntu kugira ngo tuze tuno tudomo tubiri nadushyizemo as text. Ndongera nshyiraho and, noneho nshyiramo data ziri muri row ya gatatu, arizo zizi ID. Then nshyiramo char, yivuga character 10. Iyi character 10 niyo iri gutuma hahita hatangira indi line, ari uri kubona habanje ID name. So nubira muri no formula uraza kubibona. So this is how I designed the table. So ikindi kintu nakoze, uzuri kubona zino ID ni random numbers, ni mibare nyine iraho. Nige nshobora kuvuga ngo zizaba ari random numbers, maybe 10, 20, 30. So nazibonye guti no mibare nta mubare ushobora gusa n'undi. Nazikoreye muri no table, no column A. Just ushyiramo ino formula ihita generating ino mibare automatically, ariko nge nshaka imibare iri limite. Wenda nshobora kuvuga 10, 12, 13, 14. Uzakoresha ino formula yitwa land between, ushyiramo imibare ushaka, nibihera kuri 5, nibihera kuri kangahe, iri hagati y'uyu n'uyu nguyu. Ni wowe ugena imibare ushaka bitewe niyo mibare ushaka. Iyo mibare rero niyo izaduha zino ID z'amatike, ariko ari imibare iri random, idasa. Uko byagenda kose idashobora gusa. Nubu niba uzatanga amatike miliyoni 10, ugomba gushyiramo imibare idasa. But hari ikibazo, ino mibare twakabaye duhita tuzi twishyirana muri ID, ariko ntabwo nayishyizemo kubera ko zino random. Iyo ukanze kuri F3, kuri F4, urabona ko iri kugenda ihindagurika. Uvuga ngo uko ukanzeho igenda ihindagurika. So ngewe rero nayifashe maze kuyigeneratinga.
icyo nakoze niba nshaka urugero amatike 23, imibare nayikoze ndangije ndayikopiya nyishyira muri ya taburo yanjye. Ibi bizamfasha kumenya niba wenda mfite stade ijyamo nyine abantu 45,000 za generating random number 45,000, nindangiza nzishyiremo hano. Urabona ko nzikopiza hano zigahita zihinduka. Niyo mpamvu nanze guhita ntabwo byari binaniye kuba arizo nagira zikajya generating, ariko ukanzeho zita zihinduka, ariko izi nshyizemo hano ntiziri bwigere zihinduka, kuko nkoresheje izi ngizi itike wajya uyisikana igahita ihinduka. So nkoze amatike yanjye 23, bivuze ino mibare nishira nyine ya matike wagennye azaba yashize. Nguko uko nabonye zino ID. So tujye kuri sheet ya gatatu, ari nayo navuga ikomeye. Iyi sheet nubwo muri kubona izi data ntabwo zo nazitayipinzemo, niyo mpamvu urugero ninza hano nibwo navuze wenda mu gihe umukiriya ari nko kwishyura cash, iyi ntabwo yakora online, yaba ari wenda uri gucuruza amatike muri office, umuntu aguze itike, so wenda abantu bakaba bakoresha amafaranga ukabagura amatike. So nashyizemo like abakiriya runaka, twashyiramo n'undi urugero tugiye muri ya data entry, tugashyiramo n'ubundi ni umuhuriro mu Mahoro, tariki ni 20 August, umukiriya wenda reka tumwite Kalisa. So wenda aguze 23, azicara muri M3, azinjira mu muryango wa C, aguze itike ya VIP, kwinjira twabishyizemo mu buryo buri manuel. Igihe ngibi urabona QR code isiba generated, ni uvuga ngo ino QR code nuyisikanura ituzakubona izi data ziri hano muri no column ya P. So kugira ngo umenye ko ino tike atari ibintu nanditsemo, nibyo narindi kubabwira, nuza hano ugaselectinga, urabona hano harimo umukiriya witwa Ntakirutimana. Nidushyiramo Kalisa, data urabibonye ko zise zihinduka, dushyiremo Ntakirutimana, urabona ziri guhita zihinduka. So hari nakoresheje naho formulas zishobora kugeneratinga data muri format wakoze based on condition runaka. So condition dufite hano no mukiriya, izo data ziri kuva muri ino tableau itambitse. So nabigenje gute, ntabwo ndi gusenya aka kantu, ndakwerekera ku ruhande how you can do it. So dufite wenda ndabereka utuntu turi complicated nk'ibi. Uri kureba Amahoro Stadium Tuesday 20 August 20, hano harimo utuntu twinshi, ntabwo ari ibintu byaje ngo byiyandike. Niba nshaka ko biza bisa nk'ibya Korea tike nabonye, niko nanjye ndabikora nkoresheje formula. Ni nkandamo hano, ndagira ngo basobanurire ino formula. Reka dufate urugero dukore aka karongo konyine, n'ubundi ibindi byose ni kimwe. So tugiye kugashyira hano. Ikintu ndakora, ndabanza nzane data zanjye. So nkeneye kuzana stadium, nkakenera no kuzana igihe event zabera. So ndakoresha formula yitwa filter. Amakuru nkeneye kuzana ari muri no column yiswe event location place, sorry, niyo ndazanye hitemo
noneho ino event irabishingiye kuri rya zina twavuze. Ni A5 kabiri kugera hano, then irabishingiye ku izina, sorry bivuyemo, iraba ishingiye ku izina, then equal to ahari rya zina turi kurikura and click OK. Urabona Amahoro Stadium biraje, but nkeneye ko hari buze kuzamo biri muri column imwe biri kumwe n'igihe event izabera. So ndaza gukora, ndafata aka kantu, iyi formule nyikopiye, then muri cyo bita concatenation nshyiremo double quote no kugira ngo nshyiremo kariya ka underscore na underscore na gakira don't. So nongere ho ya formule ya mbere, noneho hano twagiye gushyiramo concatenation nkore enter. So urabona haje Amahoro Stadium, Amahoro Stadium. Ngewe nkeneye kuzana igihe event izabera, ndaza ndebe twe hariya ntabwo turi gukurura name, hariya turi gukurura name, hano turi gukurura date. Hano ndaza ngasibe nze ni muri ya tableau yanjye, ndebe hano hari date, ni ino column ya F aba ariyo nzana, and then nkore enter. So biraje ariko ntago bije uku nabishakaga, habanza umunsi, itariki, ibi biza mu cyo bita date formatting. So kugira ngo ibyo bikunde biransaba ko mbishyira muri tableau, none muri text ndabikonvatinga bitewe nuko nshaka. So ndaza hano hari formula ariko mpere hano nakoreye concatenation nshyiremo text, then nshyiremo virgule, double quote. Dukeneye ko biza harimo umunsi, turashyiramo D enye, then dushyiremo backspace, dukeneye ko ahita haza itariki, nazo ni umunsi, dushyiremo D ebyiri, dushyiremo backspace. Dukeneye ko haza ukwezi, niba dushaka ko haza ukwezi kuri full turashyiramo M enye, niba dushaka ko hazamo ukwezi kw'igice kumwe ushaka kuvuga og turashyiramo M eshatu, dushaka ko hazamo biri mu mibare wenda ukwezi kwa munani turashyiramo M ebyiri, dushyiramo backspace, then dushyiremo nushyiramo WY ebyiri biraba iraguha nyine inyuguti ebyiri zihera z'umwaka 24, nushyiraho eshatu irahita uguha umwaka uri full, then ushyireho za double quote, then closing, uhite ubona ibingibi. So n'abakoze coding y'irya tike nuko babigenje, kiba gitandukanye n'ururimi baba barabikozemo ariko bakoresha the same way. So nibwo buryo nakoresheje nkurura ziriya data zose behind formule n'imwe, ikikugira gusa no kumenya column ugiye gukurura. Izi data rero zose uri kubona aha ziri kuba generated, ni nako nakuruye ino QR code. So twigire kuri QR code. QR code muri Excel hari uburyo bwinshi bugeneratinga QR code, ariko uburyo nabonye nujya na online buri efficient ni ubu ngubu ushobora kujyamo data nyinshi zishoboka. Hari ubwa mbere buba muri Excel, iyo ugiye muri Excel ukajya muri biterwa na machine, hari aho biba muri insert, ariko ku bari gukoresha Microsoft 365 biba muri developer, ukaza muri add-in, hariyo bita iyi yitwa scan to office, none QR for office. Iyi ngiyi irakora ariko
ntabwo igeneratinga, bisaba ko ugenda ubishyiramo manuel, bisaba ko urakora kamwe. Reka wenda mbereke uburyo wayikoresha. Urabanza ukayashyiramo muri add-on zawe, ugategereza gatize. Noneho icyo ukora, tubare wenda niba nshaka kugeneratinga QR code ya zino data nk'uko twabivuze zose, ndaza nziselectinge. None reka wenda tuze duselecting izi ngizi kubera twazishyize hamwe. Niturangiza dukore copy. Ngiyi urabona ko ino QR code irasa n'iyi ngiyi, ariko ikibazo birasaba konza nkajya nyensatinga, nagera kuri no column nkayishyiramo, nagera kuri iyi ngiyi nkayishyiramo one by one. Mu gihe izi ngizi zo uko nshyizemo data ihita yikora automatically. Iyo nshyizemo rwose data ihita yikora, ipfa kuba kano kantu kuzuye. Iyo hagiyemo ikintu ihita yikora. So ubu n'ubundi buryo ushobora gukoresha mu gihe wenda ari QR code imwe ariko ushaka gukora nyinshi, wakoresha uburyo ngiye kukwereka. Ino nuza nakoresheje icyo bita API, bivuze utari online ntabwo yakora. Yamaze kuyigeneratinga that's okay, ariko utari online ntabwo yakora kuko ihamagara ino API ya qrcode.tech.it.com. Hari indi ya Google nayigerageje ariko ifite ikibazo. So ni iyi ngiyi nakoresheje, uribuze ndaza gushyira link muri video, muri description ya video. Ni iyi ngiyi wakoresha. So bayikoresha gute rero? Ni uku nguku, and then uku yanditse, noneho nuza igeneratinga ya QR code ukayishyiramo hano. Byaterwa nuko wayanditse, ushobora no guhindura ugashyiramo kamwe. So ni iyi ngiyi wenda niyo muri kubona base summary, ni iyi ngiyi column, n'ubundi na hano niyo turi gukoresha, niyo igenda yigenerating. Murakoze rero, video ikurikira tuzaba turi kureba, ariko hari akantu narisize ntabigishije ku buryo nakoze kano kantu. Urabona amazina yahisaza ariko ari no kwishyira kuri alphabet. So aka kantu rero nagakoreye muri no tableau nako nkoresheje formule yitwa unique. Ni uvuga ngo yafashe ano mazina arimo hano yose uko ari kugenda, uko nyongeyeho ahitaza akisamarizinga hano, biterwa n'ino formule yitwa unique. Ni uvuga ngo ikintu cyose nongeyeho hari ahantu gihita kiza kikisamarizinga, nubwo nakongeramo undi nta kiruta imana, irahita ifata nta kiruta imana umwe. Reka mbaho urugero, dufashe nanone aha twashyize Kalisa tukashyira Mona Lisa. Urabona harimo ba Mona Lisa babiri, kandi twe dukeneye umwe. Urabona ihise izanamo Mona Lisa nta kiruta imana gusa. Nunaza hano ntabwo urasangamo ba Mona Lisa babiri, urasangamo Mona Lisa na nta kiruta imana. Bivuze ufitemo Mona Lisa, amazina yabaye duplicated, irafata unique. So icyo gihe rero tudashaka ko iki gihe n'igihe nari mvuze dufashe unique, amazina asa, icyo gihe ntabwo twakoresha unique. However, nubwo baba basa, hari uburyo umuntu abikora akabivangura ya mazina, n'ubundi nubwo yaba ari duplicate ariko akaribuze atandukanye, cyane ko icyo gihe ushobora gukoresha ID kuko ID ntizisa. Ariko mu gihe twagize primary key name nihajyamo amazina asa birapfa, icyo ukimenye birapfa. However, hari ubundi buryo twabisolvinga, uramutse ubikeneye wazabimbaza, nubwo washingira ku mazina ariko ikazana data zihuye na ya mazina.
ariko icyo gihe ntabwo wakoresha unique, washaka wakoresha filter ikaba ariyo izana amazina aho kugira ngo ukoreshe unique. Hano washyiramo filter ikaba ari generating aya mazina. So kugira ngo rero bibe sorted, twafasha formule tumaze kuyikora twongeraho sort kugira ngo ya mazina agende abe sorted by bigende kuri alphabet. So ndakeka video yacu nahigarukiye, tuzaba tubabwira ibikurikiye mu yindi video tuzakora, noneho twerekana how you can scan iyi QR code, noneho data zawe zikaba validated ku buryo nihagira undi uyizana uzahita ubona ko ya tike yakoreshejwe. Bye.